Uyu mugabo ntangiye mbabwira yitwa Denzel Washington, umugabo w'icyamamare mu gukina no kuyobora amafilimi. Ibikorwa by'itangazamakuru hose yafashe hasi hejuru. Yagiye yandika amateka ku isi ndetse aninjiza za miliyari nyinshi z'amadolari y'Amerika. Ngira ngo ikigo kizwi nka Hollywood, ahatunganyirizwa amafilime muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwese mujya muhumva cyangwa abandi murahazi. Uyu mugabo rero igitumye nshaka ko tumuganira si uko ari icyamamare cyangwa igihangange ku isi, ahubwo igitumye mubaganirizaho ni uburyo muri iki cyumweru yafashe umwanzuro ukomeye wo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Arabatizwa mu mazi menshi, ubu akaba yatangiye no kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ku mateleviziyo atandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'ibisanzwe rero ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, muri kumwe nanjye John Advisor. Abatarakora subscribe ni mubikore ndetse mukande kuri share video muyisangiza abandi, ubundi mugaruke mbaha amakuru arambuye y'umukristo mushyashya. Ndavuga Denzel Washington, icyamamare ku isi. Denzel Washington, umukinnyi wa filime w'icyamamare muri Hollywood, aherutse kubona impamyabumenyi imwemerera kuba umwigisha w'ijambo ry'Imana. Ahari tariki 21 Ukuboza ejo bundi, murabyumva, 2024, yabatirijwe muri Kelly Temple Church of God in Christian. Aha ni muri New York, aho yajyaga akunda kujya cyangwa atemberera akiri umwana mutoya. Mu ijambo rye rero Washington yavuze ko urugendo rwe rwari rwarahanuwe. Uyu mugabo yavuze ko yibuka umugore witwa Lisa Green wamubwiye akiri muto ko azazenguruka isi yigisha abantu benshi iby'ubutumwa bwiza. Yongeyeho ati, niba Imana yarabikoze kuri njye, nta kintu na kimwe itashobora gukora kuri wowe. Ijuru ni ryo mbibi kandi nta mbibi z'ijuru. Aya magambo arakomeye, utayatekerejeho neza ntiwayasobanukirwa. Umugore w'uyu mugabo, Paulette Washington, yashimye umugabo we ku bw'icyo gikorwa. Avuga ko ari urugero rwiza ku muryango wabo. Yagize ati, nyuma y'imyaka 46 ndacyari kumwe n'uyu mugabo wanjye nk'uko Imana yabishatse. Umugore yakomeje agira ati, umugabo wanjye ndamwishimira cyane, kandi mugabo wanjye uri umutware w'urugo rwacu kandi wahaye urugero rwiza abana bacu twabyaranye. Abana ba Denzel Washington na Paulette Washington, nubwo batabashije gutangaza byinshi mu ruhame, bagaragaje ishema ku bikorwa by'umubyeyi wabo n'urukundo bamukunda cyane. Ko Washington yari asanzwe azwiho gusigasira indangagaciro z'umuryango no kuba umuyobozi mwiza mu buzima bwabo bwa buri munsi cyangwa mu buzima bw'umuryango. Reka nkubwire yuko iki gikorwa cyo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza cyatumye Denzel Washington aba intangarugero ku bantu benshi muri Hollywood ndetse no hanze ya Hollywood. Inkuru nyinshi zanditswe n'abanyamakuru cyangwa mu binyamakuru bitandukanye batangaje ko kwakira agakiza no kubatizwa k'uyu mugabo Washington cyahinduye imyumvire mu bindi byamamare, ku buryo abakinnyi ba filime bashobora gukomeza kwizera bizerera mu iyobokamana. Yuri icyamamare nyine nuko bigenda. Washington w'imyaka 69 aherutse kuvuga ko kuvuga iby'iyobokamana muri Hollywood, ariko yemeza ko atitaye ku byo abandi batekereza ku kwemera kwe. Yagize ati, iyo unyitegereje mwabonye ibyo nashoboye gukora uko nshoboye nkoreshejwe ibyo nawe, ndavuga umwami wanjye n'umukiza wanjye Yesu Kristo. Rero ubu nta bwoba mfite. Denzel Washington ni umwe mu bakinnyi ba filime, abayobozi b'amafilime n'abatangazamakuru bakomeye cyane muri Hollywood. Ibikorwa bye n'ibyo yakoze bimugira icyitegererezo mu ruganda rwa sinema ndetse no hanze yarwo. Dore bimwe rero mu bikorwa bye bikomeye n'ibigwi by'umugabo. Ndavuga Denzel Washington, icyamamare Hollywood. Amerika yose ndetse isi yose iramuzi, ngira ngo nawe uramuzi. Reka rero ntari najya kure nkubwire nke mu bikorwa by'umugabo w'icyamamare wafashe umwanzuro wo kubatizwa mu mazi menshi akakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe. Ibikorwa bya sinema reka ari byo mperaho ndetse ari nabyo nibandaho. Washington azwiho gukina neza kandi akinjira cyane muri karakter mu mibereho y'abakinnyi ba filime, murabyumva. Filime z'amateka. Uyu mugabo yadukiniye muri filime nka Glory, ahanga ari mu 1989, yegukanye igihembo cya mbere cya Oscar, kimwe mu gihembo gikomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahangaha rero bikaba ari ukubera uruhare rw'ubucakara, umucakara witwaga Trip. Yagaragaye muri filime nka Malcolm X, aha ni mu 1992,
yigaragaje neza muri Malcolm X. Yagaragaye nk'umuyobozi wa politiki n'umuvugizi w'uburenganzira bw'abirabura. Agaragara muri filime yamenyekanye nka Remember the Titans mu 2000. Yakinnyemo ari umutoza wa football. Agaragaza ubutwari mu guhuriza hamwe abantu mu gihe cy'ivangura. Reka turebere mu ndorerwamo y'imibereho ikomeye umugabo wagaragaye muri filime nka Training Day mu 2001. Yegukanye igihembo cya kabiri cya Oscar. Wibuke ko ni cyambere yagitwaye kubera gukina nk'umupolisi w'umunyabyaha Alonzo Harris. Abayirebye mwaramumenye uyu mugabo yari akazi muri filime. Nuba ariko wayireba agaragara muri filime nka Fences mu 2016. Filime yaciye ibintu. Yandikiwe ibihembo byinshi nk'umuyobozi w'umukinnyi, ndetse iyi filime ishingiye ku mukino wa theatre witwa August Wilson. Reka nkubwire ku rutonde rw'izindi filime nihuta uyu mugabo yari agiye agaragaramo. Hari iyitwa The Equalizer, iyi yari nka season. Yayigaragaye mu 2014, ayiza mu 2018, arongera ayizame ejo bundi mu 2023. Hari n'iyitwa Man of Fire, filime yagaragayemo mu 2004, filime nziza cyane. Hari iyitwa Flight, mushaka kwa mwarayirebye, iyayije mu 2012. Aza rero no mu yitwa American Gangster mu 2007, iyo ne nayisimbutse. Reka nkubwire ko uyu mugabo atari umukinnyi wa filime gusa, ahubwo azwi nk'inararibonye mu kuyobora amafilime, abo twita film director. Yayoboye filime nka Antoine Fisher mu 2002, ayobora The Great Debaters mu 2007, ayobora no muri Fences nubwo yanakinnye mu 2016. Ibihembo rero bikomeye uyu mugabo yagiye atwara. Denzel Washington ni umwe mu bakinnyi b'icyubahiro bafite ibihembo bikomeye cyane ku isi yagiye yegukana. Yatsindiye Oscars ebyiri nk'uko nabikubwiye, Best Supporting Actor muri Glory na Best Actor muri Training Day. Yegukanye Golden Globe 3 hamwe na Cecil B. DeMille Award mu 2016 kubera ibikorwa by'ubuzima bwe gusa. Yahawe umudari ukomeye Presidential Medal na Perezida Joe Biden mu 2022, awuhabwa nk'ishimwe rikomeye ndetse no kuba icyitegererezo muri Amerika. Uyu mugabo atubazwiho imico myiza. Umva rero noneho nkwibwirire uburyo Yesu Kristo agira neza, akagira gutya akagukura mu bwiza akujyana mu bundi. Reka nkubwire Washington ubuzwiho kuba umuntu wiyeguriye imibereho myiza no kuyoboka Yesu Kristo. Ni umwigisha w'ijambo ry'Imana ndetse anafasha imiryango itandukanye binyuze mu bikorwa by'ubugira neza. Avugwa kenshi nk'umuntu wicisha bugufi, gutekereza ku Mana no gushyigikira umuryango we n'abandi bamwegereye bose. Indangagaciro z'umuryango. Denzel Washington yashakanye na Pauletta Washington kuva mu 1983, bakaba bafitanye abana 4. Bya bindi usanga abantu nyine ngo muri Amerika ni Burayi babyara umwana umwe. Hoya, Washington n'umugore we Washington n'ubundi babyaye abana 4. Ni umuntu ukunda kuvuga ku muryango nk'ishingiro ry'ubuzima bwe no kugumana indangagaciro mu isi ya Hollywood cyangwa muri isi by'amamare by'amafilimi. Mu ncamake rero, Denzel Washington azwiho kuba umuhanzi n'umuhanga, intangarugero mu muryango ndetse n'umunyabuntu mu buryo bukomeye. Byose bigashimangirwa n'ubutumwa bwe bwo gukora ibyiza no gukomeza kwitangira abandi ku mugaragaro. Iki gikorwa cyatumye Washington yinjira mu mubare w'abandi bantu bazwi cyane bafite impamyabumenyi zo kuba abigisha barimo Adele na Tom Hanks. Washington mu ijambo rye ry'umunsi atuje cyane imbere y'Imana n'ibindi byamamare yagize ati: "Ibintu navuze ku Mana nkiri muto, gusa ndabisomera mu rusengero hamwe n'abandi bose babyumva." Yagize ati: "Ubu ngubu noneho ndabizi, Imana ibaho. Imana ni urukundo, Imana niyo nzira yonyine, Imana niyo nzira nyayo, Imana ibaho umugisha." Ubwo yabwiraga abari aho bose n'abamukurikiye bose. N'akazi kanjye kuzamura icyubahiro cy'Imana, kuyisingiza, kureba neza ko umuntu wari we wese ndetse n'umuntu wese mvugana nawe mu buzima bwanjye bwose agomba kumenya ko hari Imana. Yakomeje agira ati: "Iyo umbonye ubona ibyiza nashoboraga gukora hamwe n'ibyo nahawe na databuja n'umukiza wanjye ari we Yesu Kristo. Ntacyo ngitinya, sinzi icyo umuntu atekereza. Reba ubaye uvugana ubwoba, ntushobora kuvuga gutya no gutsindira ibikombe bikomeye nka Oscars nk'ibyo natsindiye." Mbega niko yakaba yavuga ngo ibikombe natsindiye ntago wabitsindira ubaye uri umunyabwoba cyangwa utazi kuvuga, ubaye uvugana ubwoba.
Arongera ati ntushobora kuvuga gutya no mu birori. Biragowe no kuba wavuga cyangwa ugatanga ubuhamya bw'iby'Imana yagukoreye muri uyu mujyi wa New York cyangwa muri Amerika muri rusange. Nubwo Washington atari umuyobozi w'ivugabutumwa washyizweho kugeza ubu, ntabwo yaba n'icyamamare cya mbere kiyeguriye Imana dukurikije ububiko bw'itorero rya Universal Life Church. Hari abasitari benshi ba Hollywood bagizwe abayobozi cyangwa abakozi muri Universal Life. Harimo uzwi nka Adele, Benedict Cumberbatch, Cardi B, uzwi nka Kathy Griffin, Whoopi Goldberg, uwitwa Dwayne Johnson, n'uzwi cyane nka Tom Hanks. Reka nkubwire ko aba bose ari abakristo b'iri torero rya Universal Life ndetse biyemeje kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Umva rero noneho nerekera ku musozo mbihera bwa butumwa bwanjye mbabwira ngo kubera iki inkuru nk'izi nzibategurira, kubera iki amagambo nk'aya yose banafasha umwanya wo kuyegeranya nk'ayababwira. Nkababwira umuntu w'icyamamare nk'uyu nguyu nka Denzel Washington ndetse n'umugore we Paulette Washington. Aba ni abatunzi bafite amamiliyari y'amafaranga. Ntago ku mafaranga bashakisha, ntabwo muri business bapapira, amafaranga barayafite. Ariko bafashe umwanzuro babitekerezaho nk'umuryango ndetse bitangira ku umugabo yakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, yiyemeza kumuhamya, yiyemeza kumuvuga, yemera ko ibyo yagezeho byose yabiheshejwe no kwizera Imana ndetse abeshejwe n'Imana ubwayo. Ese reka nkubaze noneho, wowe waba uri muherwe utunze amamiliyari ibihumbi bingahe? Sinshatse kuvuga ngo yaba ari menshi ku ya Denzel Washington cyangwa yaba ari make ku ya Denzel Washington. Ahubwo icyo nshaka kubwira ni iki: kuba uri icyamamare, kubuzwi n'abantu benshi, ntago bisobanuye ko utakwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Erega Yesu ni byose. Muri Yesu harimo ubuzima, muri Yesu harimo kuba icyamamare, muri Yesu harimo amafaranga, muri Yesu harimo amahoro udashobora kubonera ahandi hose muri iyi si. Ubwo nkaba ndakubwirije ubutumwa bwanjye nuko butambuka. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nuko butambutse muri iki cyegeranyo cyangwa muri iki kiganiro. Nyemerera mbashimire mwebwe mwese mukomeza kunkurikirana. Abari gukora subscribe, Imana ibaha umugisha. Abari gusharinga video ndi kubagezaho, Imana namwe ibaha umugisha. Erega ubwo muri abafatanyabikorwa banjye mu gukora uyu murimo. Mwari kumwe nanjye John Advisor, umujyanama wanyu nk'ibisanzwe. Ndabibutsa gukomeza gukora subscribe, mbibutsa gukomeza gusharinga izi video. Erega umurimo ni mugari, tuwufatanye kuwukora. Naho utaha.